Iyi rero akaba ari video yihutirwa cyane dukurikira ibiri kubera muri Amerika ngo Trump bareba murashina none ngo baramuhusha. Ibi bintu ntibigucike kuko bifite aho bihurira n'ubuhanuzi bw'iminsi ya nyuma. Urebe ukuntu ibintu biri kugenda biza mu buryo bigaragara. Mu minsi ishize hashize nk'iminsi nk'itanu hari umushakashatsi w'ibivejuru yakoraga ubushakashatsi ku bivejuru witwa Dawidi, ndamuvuga mu Kinyarwanda, baramwisha. Bamaze kumwica baravuga ngo yirashe, ngo yiyahuye. Ariko mbere yuko apfa yahoraga yandika ko we adashobora kwiya ku buzima, bidashoboka, ari ibintu bidashoboka. Yazize iki rero? Hari umunyafrika wageze kubaho mu mwaka wa 1918 witwaga Simoni, ndamwita Simoni T. Yari afite ububasha bujya kumera nk'ubwa Kristo. Ntiyapfaga, niba murasaga niyo byagenda gute ntiyapfaga. Baramurasaga akagaruka mu buzima. Ariho duhurira rero n'ibi bintu bya Trump bamurashije kubera ko urwo rupfu rw'uwo muntu Dawidi rwavugishije benshi cyane. Noneho atari uwo Dawidi gusa, ahubwo noneho uwo munyafrika utarapfaga niwe wuzuye ahantu hose kuri za TikTok. Ngewe rero uzi ko mpita mpuzi ibintu. Ibi rero byo kwirashisha bya Trump bihuye no kugira ngo ibyo bintu biri gucicikana hirya no hino by'uwo Dawidi bishe n'uwo munyafrika utarapfaga biceceke. Byagenze gute rero? Mbere yo kubyinjiramo reka nkubwire ngo kandaho like. Ni ubuntu kugira ngo ibintu byose bigere ku bantu benshi, babandi bahakana baba tumva ibintu ukuntu bimeze. Kandaho like, namwe mukomeje kwandikisha nkambashimiye, subscribe, ubundi ujye ubona ukuri kubohore imbohe. Kanda like rero dukomeze ubundi wumve ibi bintu. Tujye kuri umunyafrika Simon Toko, niko yitwaga. Urishake byagenze gute, yabayeho cyane cyane, ariko noneho akaba yaravuga muri Angola, aza no kujya muri ibyo bice bya Kongo. Noneho we ahangana n'Ababiligi. Amaze guhangana n'Ababiligi bakajya bamurasa ntapfe, bakaramurasa ntapfe. Biga umutwe wo kugira gute, kumubaga ngo bamuvane mu mutima apfe. Bamaze kumubaga bavanye mu mutima, bawuvanyemo, arabyuka arababwira, murampora iki? Munsubize mu mutima wanjye. Bawusubiza, barataka, bose barirukanka, baratinya. Babikoze hirya no hino, baravuga ati ibintu birakomeye, wa muntu ntapfa. Bararasa wapi biranga. Noneho bigira umutwe baravuga bati sasa reka tumushyire mu ndege tugende tumute mu nyanja, ari mu kirere nta muntu uzabimenya. Baragenda, bageze hejuru y'inyanja bashaka kumuta, indege arayihagarika, ntiyanyeganyega, ntibahumeka, byose biranga. Baratakambara, umutakambira ngo ababohore. Bari bagiye kumuta no kumwica, none bari kumutakambira ngo nabareke. Ageze harabareka. Noneho sasa uko baje kumwica, kubera ko igihe nyine na gahunda yari yamuzanye byari maze kumenyekana. Numva ko ibyo bintu kuba tutabizi byabayeho, n'ibintu byabayeho ari byo uyu muhungu bisheje ubundi wakora gushakashatsi ku bivejuru n'ibiki byose ari byo yazize. Bigahita bitwereka ko abirabura Kristo yari umwirabura. Nibyo ngiye kubwira mu kanya, ndaje mbigeraho. Noneho bagiye kumuta mu nyanja, indege yanze kugenda, bagarutse baravuga bati uyu muntu ntibishoboka kabisa, ntibishoboka. Byagenze gute? Bamushyize ngo mu cyuma gisya inyama, barasya. Ariko nuko basya n'umubiri nawo ukagaruka ukanyura ukavuga ati no, niyo mwakora ibi ngibi, niyo nagenda ko ndangije gahunda zanjye. Mu minsi iza, mu bihe bizaza, hazaza abandi nkanjye ibihumbi n'ibihumbi, ntimuzashobora kubahagarika. Urabyumva? Noneho rero babigize ubwiru kugeza magingo aya nibwo byatangiye guhihwiswa. Narabyumvise kera, ariko kubera ko nyine bitavuzwe n'umuntu ukomeye cyane ntabwo ari kubizana hanze. Uwo muhungu rero baramubwiye bati uramutse ukoze kuri ibi bintu by'uko Kristo w'umwirabura yabayeho, bamwita ngo Kristo w'umwirabura w'umuntu, nubikoraho uzahita upfa. Akoraho inkuru. Mu minsi hashize nk'ibyumweru bingahe, akora iyo nkuru arayivuga neza, arayirambura. Yajyaga agira ama-live y'amasaha 3. Amaze kubirambura, amaze kubivuga byose uko byagenze, uwo muntu ko yabayeho,
yabaga muri Afurika, yabaye ko byagenze byose. Icyumweru cya nyuma live ye ya nyuma yakoze yayikoze ari nko kuwa gatatu ameze neza, kuwa gatanu baravuga ngo yiyahuye ngo byarangiye, kandi ubona ko yari ameze neza. Noneho abantu bose bahita bavuga ati no ntibyumvikana kabisa, ntibyumvikana, banze kubyemera neza n'amaginga. Noneho bikomezamo induru, urupfu rwe ruvaho, abantu bose bahita bahindukira kuri wa mukristo w'umwirabura nyine wabayeho utarapfaga byose uko ibintu bimeze. Noneho urumva ko ibyari biri kuri wa muntu wapfuye birahindutse bije kuri Kristo ngo umwirabura utarapfaga, bavuga ngo nyine ngameze nka Kristo. Ntabwo ari Kristo nya Kristo, ariko yari afite imbaraga nk'iza Kristo ku buryo yarapfaga akazuka, bamwica akazuka, bamusya bagera gute umubiri ukagaruka, bamuvana mu umutima ukongera ugasubiramo, akongera akaba muzima. Ibyo bintu byabayeho kabisa, ibintu babihishe. None rero ejo bundi kuwa gatandatu hashize ejo, ko hano twe turacyari ku manywa, turacyari ku mugoroba, hari ku manywa y'uko gatandatu bahita bavuga ngo Trump nanone ngo bamurashe ngararusimbuka. Ni ukuvuga ngo iyo nkuru y'uko yashatse kuraswa nanone niyo bashakaga y'uko noneho isimbura iby'uwo muntu wapfuye n'iby'uwo muntu Kristo w'umwirabura, kugira ngo noneho babipfukirane. Ariko ngiye hano nkavanamo isomo rimwe, ibihe biri imbere ntabwo byoroshye. Kubera iki? Trump bigereje ngo bamurashe bwa mbere, bagira ngo bamurashe bwa kabiri. Bano bantu bafite ibintu bihambaye. Nibwo kare nibazaga ibi bintu bipangwa n'abandi kabisa, bipangwa n'abandi kugira bavanaho umuntu, bamara kuvanaho umuntu bakaba barapanze ko bazahita bakora ikinamico ryo kurasa perezida, noneho kugira ngo iyo nkuru nshyashya ya perezida yo yarashwe ihite izimanganya bya bindi byose. Ariko abantu barakangutse bose barabimenye. Ariko nangiye kukubwira, buriya ushobora kujya kubona bwa mbere byarabaye baravuga ngo bamurase cyaje bajya kwiyamamaza, urabyibuka. Bwa kabiri birabaye nimugoroba ejo hashize, ubwa gatatu bazamuragiza. Niho bigana, nta handi bigana, kuko niyo bikoresha ibyo bintu akaduruvayo kazaba. Hari abantu bari gukora imibare bakazana 4 8 bakavuga ko ibintu byose biri kuvamo byerekana ko hagiye kuba ihonyabwoko cyangwa isubirana ry'amoko. Ibyo bintu ni bande babitegura? Iyo mibare bari kuvuga ni ibiki? Ni ukuvuga ngo byanze bikunze Satani arashaka ayo makuru adasohoka, nimba uwo mutibe yaravuze ko uwo muntu yabayeho, noneho bakamwivugana, ari mwene wabo bakamwivugana. Ni ukuvuga ngo bigaragara ko yakoze ahadakandi kadakoreka, kubera ko babonye ko niba bivuga bakabona ko uwo muntu yabayeho, bagashakisha, abazungu bahita bashakisha, bagakora research ku muntu yabayeho. Abantu barahita borosoraho, bahita babona ko wa undi wanyawe nawe watubambiwe ku musaraba yari umwirabura. Kubera iki? Kubera ko nibo bonyine bashobora gukora ibintu nk'ibyo nyine. Urumva ko byari guhita byihutisha kumenya noneho ko Kristo yari umwirabura, bimwe mpora mbabwira. Urabona noneho ko ibintu mpora mbabwira biri kugenda byegereza, biri gukomanda. Ni ukuvuga ngo uriya mutipe wabivuze bari baramubujije, we ko yabigiyemo nyine abijyamo byose, arabihambura byabiva umuzingo, noneho bahita bamurangiza. Nuva rero ko niba bamurangije kubera izo mpamvu, hari ugihakana ko Kristo nyakristo atari umwirabura, komeza ubihakane no ushakisha umuntu bita Simon Toko wabayeho, umushakisha. Nanjye mwumva bwa mbere mu myaka yashize, ubwo mbere nari mwumvise, ariko kubera ko nyine atavugwaga n'abantu benshi cyane byaracitse bijyaho. Ngiye kumva numva ejo bundi narongera agarutse, ariko noneho ari ku rwego rwo hejuru kubera ko yavuzwe n'abantu benshi, biri gucicikana hirya no hino. Urumva ko ibi bintu rero biri kugenda bituganisha muri ya nzira, nabo bakabona nta mahitamo bafite, ari ryo ririya kinamico nyine bakora. Ariko nkavuga nti ku nshuro ya gatatu bashobora kuzamurangiza. Ngayo nguko rero nuko bimeze. Mbere yo gusohoka none niba utakanze like, kandaho like, ubundi subscribe, nawe mukomeje kwiyandikisha. Mbashimiye, ni iby'agaciro. Ibi bintu ni ibyo bigenda butuganisha muri ya minsi ya nyuma yenyewe nakubwiye ko ari igihe gusa kugira ngo ubwoko bw'Uwiteka bugaragare. Bamwe bahora bahakana, noneho
mwongere ubwo turareba. Nkambashimiye rero, Imana ikomeze barinde. Shalom shalom, todaraba tov me.